kubera icyo umuntu akenera mentorship ni ngombwa. Reka ngusubize n'ikibazo. Uri gutegura nk'urugendo rwo kujya wenda mu kindi gihugu utigeze ugeramo na rimwe, ari urugendo rwa mbere ugiye kugenda, ukagira amahirwe yo kubona umuntu wanyuze muri urwo rugendo, nuko ushobora kubusanga uhari imbaraga wowe utarabasha no kugeraho, utaranatekereza, mentor ashobora kugufasha kugira ngo ubashe kuzigeraho. Uramutse umwemereye, ariko ibintu byose bisaba ubushake. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo Imana niyo ibakorera, nizababwira umuhamagaro wabo, barangiza bakajya gusenga, barangiza bakababeshya bitewe n'icyo, kuko nimba uhora umbaza ikibazo cyazambwira umuhamagaro wawe, narangiza nkabimenya tubana mu cyumba cy'amasengesho, ushobora kuvuga ngo umwuka waje nkagukonfirma bya bindi uhora umbwira, wenda kubw'amahirwe bigahura cyangwa se nubwo bitanahura, ariko ni byiza kubimenya ko bikurimo kandi ari wowe ubyikuyemo ufatanyije na mentor, kugira ngo umenye amahirwe yagufasha. Ikindi, ntabwo tumentoringa wenda hari umuntu ushobora kuba afite uburwayi bagiye batandukanye, kuvura indwara no gufata umuntu muzima ukamukuramo umusaruro ufite. Ubundi coach w'umupira